Dore ibendera rya Yesu riramanitswe, nguwaraje ahuru yaryo ngatabarabe. Muraho bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Murasuhuzwa na mwene so umwizerwa Adolphe. Nongeye kandi kugaruka ngira ngo dukomeze tuganire ku mateka y'abaririmbye izi ndirimbo ziri mu gitabo cyo gushimisha Imana ndetse n'iz'agakiza. Mbere ya byose reka tubanze kandi twiragize Imana. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Tugushimiye uburinzi bwawe bwiza. Tugushimiye ko buri wese umugira neza kubw'imbabazi zawe. Ukarinda buri wese ahari Imana nta kiguzi atanze kandi icyo akwifuzaho akakibona. Dufashe uyu mwanya rero Mwami tugira ngo tuganire ku mateka atandukanye y'indirimbo ziri mu gitabo dukoresha turirimba, tuzifashisha mu buryo butandukanye, twibuka ubuhamya, twibuka ibihe benshi bagiye banyuramo. Ndakwinginze kugira ngo Umwuka Wera amanuke maze atuyobore, kandi Imana irivuga butumwa rizagende risakare hose. Umuntu niyumva ubuhamya bw'ukuntu mwene data yitwaye mu kwandika indirimbo, bizatume Imana akomera kandi nawe akomerere mu rugendo. Bizatume Mwami iherezo ryacu rikomeza kuba ryiza, kugira ngo tuzibane nawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Haleluya. Reka rero nk'uko tugiye kuganira ku mateka y'indirimbo muri iki gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, uyu munsi nifuje kubagezaho amateka y'indirimbo ya 204 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ivuga ngo dore ibendera rya Yesu riramanitswe. Reka tubanze tuyiririmbeho gato. Dore ibendera rya Yesu riramanitswe, nguwaraje ahuru yaryo ngatabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Iri ni ijwi rikoreshwa kuri bamwe, hari n'abandi bayizi mu yandi majwi, kuko izi ndirimbo ubundi zifite amajwi zahimbiwemo, ariko kandi abagenda baziririmba bagenda bashyiramo amajwi. Ikigezi turumva message igaragara hano muri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo rero yitwa Dore ibendera rya Yesu riramanitse, hanyuma mu rurimi rw'igifaransa yitwa ngo Le signal de la victoire, kuko n'ubundi igaragara yahimbwe mu rurimi rw'igifaransa. Uwayihimbye yarazi igifaransa, nibwo buryo yakoreshejemo. Igaragara mu gitabo cyitwa Chant de Victoire, ni nimero y'193. ubwo nabo uyifite uzi icyo gitabo yayiririmba agafashwa n'urwo rurimi yumva, ariko kandi no kurwiga nabyo ni ingenzi. Iyi ndirimbo yanditswe na Pasiteri Edouard Barde. Edouard Barde yavutse ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 mu 1836, avukira mu mujyi wa Geneve, aho ni mu Busuwisi ku mugabane w'Uburayi. Yavutse ku babyeyi b'Abakristo, kuko se umubyara yari pasiteri yitwa Pasiteri Charles Barde, ndetse na mama we yitwa Caroline Louise Suzanne. Urumva aho niho yavukiye, akurira mu muryango n'ubundi wa Gikristo. Hanyuma amaze gukura, nyuma arangije amashuri ye abanza, yaje gukomereza mu ishuri rya teoloji, yiga mu ishuri rya teoloji i Geneve.
yaryize n'ubundi hagati y'umwaka w'igihumbi 856 kugeza mu gihumbi 860. Aza no kurikomereza kandi i Berlin mu buryo butandukanye yihugura. Berlin ni umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubudage cyangwa se Allemagne, mu cyongereza twita Germany. Hari igihe bavuga Ubudage ugasanga rimwe na rimwe umuntu ntabwo azi wenda icyo gihugu ni ikihe, ariko Ubudage n'ubundi icyo twita Allemagne mu gifaransa cyangwa se Germany mu rurimi rw'icyongereza. Akomeza yiga mu nzego zitandukanye, akomereza muri doctora mu mwaka w'igihumbi 861. Amaze kwiga kugera ku rwego rwa dogiteri, yaje guhabwa inshingano mu gihumbi 865, ahabwa inshingano zo kuyobora itorero. N'ubundi yagizwe umushumba, aza kuyobora itorero, ni ukuvuga ni mu rwego rw'itorero nyine. Nawe yari yafashe inshingano nk'izase, ahabwa inshingano z'ubuyobozi za gishumba mu gihumbi 865. Ayobora itorero ry'ahitwa Ivandevre, aho turi ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ari gukora uwo murimo yawukoze hagati y'igihumbi 865 n'igihumbi 879. Yaje kuba umwarimu w'igitabo cy'isezerano rishya, Nouveau Testament cyangwa se New Testament. Yigisha mu ishuri ryitwa École de Théologie de la Société Évangélique riri n'ubundi i Geneve. Ibyo yabikoze kuva mu mwaka w'igihumbi 880 kugeza mu gihumbi 904. Yigisha isezerano rishya. Urumva ni ishuri ryari rishingiye n'ubundi kuri teoloji, kwigisha n'ubundi ibyerekeranye n'iyobokamana. Ibi kandi yabikoraga abihuza n'inshingano yari afite. Uyu tuvuga Edouard Barde yari ayoboye Union Nationale Évangélique de Genève. Twabyita nk'abantu nk'umuryango uhuza n'ubundi abavugabutumwa i Genève. Uwo muryango niwe yari ayoboye. Ntago yari ayoboye gusa uyu muryango wonyine, yabikoraga yigisha muri kaminuza, ayoboye Union Nationale Évangélique de Genève, ari nako ayobora Union Nationale Protestante de Genève. Urumva yari afite inshingano, hose yari abibereye perezida. Hanyuma mu gihe mwene data Edouard Barde yakoraga uyu murimo, yaje guhura n'inzitizi. Ahura n'inzitizi mu ivugabutumwa bitewe n'igihe igihugu cyari kirimo cy'Ubusuwisi. Mu ivugabutumwa rye ahura n'undi wari warashinze itorero, nawe ari umuvandimwe, ari umuvugabutumwa witwa Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson icyo gihe bagize impaka ku cyerekeranye n'imikorere y'itorero ndetse n'inzego za leta. Ahangaha turi muri uyu mwaka cyari igihe gikomeye, tukita mu rurimi rw'igifaransa cyitwa ngo ni crise libérale. Crise libérale yatumye gutandukanya imikorere y'itorero no gutandukanya inzego za leta ngo buri rwego rukore zuzuzanya, ahubwo noneho crise libérale ikaza igaragaza ko abantu bakwiye kwigenga, bakaba nta n'umwe ukurikiza amabwiriza y'itorero. Aha rero bagize impaka cyane hamwe na Ferdinand Buisson bitewe n'icyo gihe cyari kirimo nyine yari inkundura ya politike muri make yo kwigenga kwa muntu. Ibi byatewe n'iki kugira ngo iyi nkundura ya politike ibeho? Iki gihe aba bene data bakoragamo umurimo, hari inzitizi z'igihe cyari kirangiye mu Burayi. Mu Burayi hari habaye intambara, tuzita intambara za Napoleon Bonaparte. Ni umuyobozi wabaye mu Burayi, ateza intambara. Noneho izo ntambara zakuyeho abami batandukanye biturutse ku mpinduramatwara yabaye mu Burayi, twita Revolution Française. Icyo gihe rero byatumye hazamuka abafilozofe batandukanye, bandika ibitabo bigaragaza ko umuntu akwiye kwigenga. Ibyo rero byatumaga guhuza itorero, gukora umurimo muri icyo gihe
kandi mu kwigenga cyane cyane bavugaga ubwigenge bwuzuye bwa muntu, cyane cyane kuvuga ngo umuntu agomba kugira ijambo, n'ubundi nta wari warimwimye, umuntu agomba n'ubundi kwigenga mu butunzi. Mbese muri make twacyitaga ni uburenganzira busesuye, tubivuge dutyo. Ubwo burenganzira busesuye kubuhuza no kumenya iby'agakiza, ku byerekerana disipurine y'agakiza bikagorana. Hanyuma rero bajya impaka, ndetse biza no guhuzwa n'uko bagiye no mu rukiko. Ferdinand Buisson hamwe na Edouard kujya mu rukiko byari ukugira ngo impaka bagiye zitaza kuvamo n'ikindi cyatuma umurimo w'Imana ugawa. Rero barahuzwa, hanyuma ariko biza kurangira n'ubundi ijambo rihawe uyu Edouard agaragaje ko ari we uri mu kuri. Hanyuma uko kuri kwe rero kwaje kumukurura kuko abafilozofe banditse ibyo bitabo bitandukanye harimo bitwa ba John Locke, byatumaga abantu babisoma. Noneho babisoma, hanyuma na Ferdinand Buisson agatwarwa n'amagambo yo muri filozofi kurenza uko yatwarwa n'amagambo yo mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana noneho ageze aho asa n'ari heza, ahubwo aho umwanya filozofi, ku buryo abantu bo bavuganaga ubutumwa bisa naho bawucitse intege mu buryo bwo kumva bakwiye kwegera Imana, kandi mu kwegera Imana kwabo bakabijyana n'ubundi uko ijambo ry'Imana ribishaka, bituma bategura ubwami bw'Imana mu isi, bizatuma bagira iherezo ryiza. Hanyuma rero ibi byabangamiye uyu Ferdinand Barde, ariko aza n'ubundi guhamya ko Imana ariyo iri hejuru ya byose, bituma n'ubundi ahabwa ijambo. Iryo jambo rero yahawe byatumye muri make ashyigikirwa, kuko mu Burayi abantu bakoraga icyo gihe ingoma za cyami zari zigeze igihe cyo kugaragaza ko bavuye mu ntambara zo Napoleon yabateje. Noneho bigatuma buri wese yumva yaganisha n'ubundi kuri Eglise Liberale. Eglise Liberale iyi ngiyi niyo Ferdinand yari ayiyoboye ahitwa Neuchâtel mu Busuwisi. Hanyuma iri torero rero kurihuza, twibukiranye ko icyatumye badahuza nuko byari kuvuga ngo ni gute leta yabana n'itorero, ni gute leta yakorana n'itorero. Nuvuga ngo eta eglise, relation eta eglise. Ariko kandi Ferdinand we akifuza ko leta ariyo yegukana n'ubundi itorero, igasa naho ariyo irigenga, igasa naho amabwiriza yose akorwa mu itorero mu murimo w'Imana aturuka kuri leta, kurenza akaturuka kuko ijambo ry'Imana riyobora abantu kugira ngo ribaganishe mu bwami bw'Imana. Iyi discipline rero yaje n'ubundi gutuma batumvikana na Edouard, hanyuma birangira n'ubundi Edouard ahawe ijambo, biramunezeza cyane, n'abayoboke baranezerwa. Hanyuma Edouard tuvuga aha ngaha arangije, abonye ukuntu ahawe umwanya, abonye ukuntu ivugabutumwa rye rihawe imbaraga, hanyuma yumva muri we hajemo amagambo y'indirimbo, arayandika, aranayiririmba. Reka tuyasome wumve uburyo yanditse n'ukuntu yayavuze. Aravuga ngo dore ibendera rya Yesu riramanitswe, nguwo araje ahuruye atyo ngo atabara be. Noneho kuri rofure cyangwa se ku gikirizo aravuga ngo ati yemwe ndaje nimukomere, kandi ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Arakomeza ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Arakomeza ati inshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari bwe. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze, aranesheje. Iyi ndirimbo igaragaza uburyo tugomba kwihangana ku ntambara duhura nazo, kuko hari message ivuga ngo ndaje nimukomere,
ntimurambirwe, mukomeze murwane. Muri make mesaje irimo ni mesaje ivuga ngo abakristo bakwiye gukomerera mu murimo, bakwiye gukomerera mu gakiza. Umuntu w'Imana akwiye gukomera, ntihagire ikintu na kimwe kimuca intege, kabone n'ubwo intambara zaba ari nyinshi. Nubwo dufite intambara ariko dufite uturwanirira. Aha harimo ihumure ku buryo umukristo mu bibazo ahura nabyo, mu ntambara ahura nazo, ntazavuga ngo manitse amaboko. Nubwo Satani yaba yamugerageje mu buryo bungana gute, azana ibigerageza, ntabwo akwiye kumanika amaboko, ahubwo akwiye gukomera, kuko umutabazi arahari. Ni nawe utanga ihumure, avuga ngo nubwo intambara iturushya, twe gucogora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari bwe. Haleluya! Yesu afite ubutwari. Ubutwari bwe ntabwo bwigeze bucogora. Yaranesheje akiri mu isi. Urwandiko rw'Abaheburayo warwanditse nivuga ngo kuko yabashije guhura n'urugamba, abasha no kuneshereza abageragezwa nkawe. Yageragejwe akiri mu isi, abasha kunesha. Natwe rero abasha kuneshereza abageragezwa nkawe. Ibigeragezo duhura nabyo, ibibazo duhura nabyo, intambara duhura nazo, ntabwo zatuma tumanika amaboko kugira ngo twemere ko Satani atuyobora, kugira ngo twemere ko Satani ari we ukwiye kuyobora abantu b'Imana. Ahubwo dukwiye gukomeza tugakomerera mu Mana. Iyi mesaje rero mwene data Dore Ibendera yayanditse agaragaza ko nyuma y'impaka za crise liberale yari afite, cyangwa se liberalisme, ibyo byose byari mu Burayi, ariko arandika aravuga ngo impundu ziravuze, ibendera rya Yesu. Ahantu hazamuye ibendera nuko haba habonetse insinzi. Ngo dore ibendera rya Yesu riramanitswe. Haleluya! Ibendera rya Yesu, ibendera ubundi rigaragaza ubutsinzi, rigaragaza ubwami bwanesheje. Yarabonye ubwami bwa Yesu aribwo bunesheje, bujya hejuru ya liberalisme, kuko liberalisme yatumaga abantu bashobora kwigenga bakikorera ibyaho uko bashaka. Liberalisme ntago wemerewe kuba wabwira umuntu ngo iki kirazira. Liberalisme umuntu akora uko ashaka. Muri liberalisme baravuga ngo oya, tuvuye mu ntambara za Napoleon, ntabwo dukwiye gukomeza kugengwa, ntabwo dukwiye gukomeza kubwirwa amagambo, ahubwo reka buri wese agire uburenganzira bw'ijambo, avuga uko ashaka. Kandi intego yivuga ubutumwa yari afite niko Yesu yabwiye abigishwa be muri Matayo 28:18 ngo dore mbahaye ubutware, mugende mubwirize abantu bose kwitondera ibyo nabategetse, mwitondere amagambo nababwiye, kandi uzemera abatizwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Aho ni muri Matayo 28:19. Tugeze no ku murongo wa 20, agaragaza ko afite ubutumwa yatanze kugira ngo abantu bakwize ku isi. Iyo rero umuntu azanye ubutumwa bushingiye ku marangamutima ye, icyo gihe bari guhindura umurongo Kristo yaduhaye. Kristo ubwo niwe nyiri itorero, yashyizeho umurongo ngenderwaho, abandi bose bazana indi mirongo. Abo baba bashaka kugira ngo bavuge irindi vuga ubutumwa ridatuma abantu bazagera mu bwami bw'ijuru. Dukwiye kugendera mu murongo Kristo yatanze, kuko yaravuze ngo kandi mujye mubigisha kwitondera amagambo nababwiye. Iyo rero niyo ntambara ya Dore Ibendera yahuyemo, ari kubwira mwene data wundi witwa Ferdinand Buiso, amubwira ngo dukwiye gukomeza umurongo w'ivuga ubutumwa twahagurukiyemo. Hanyuma ariko biza kurangira n'ubundi mwene data Dore Ibendera ahawe ijambo, niko kuririmba indirimbo avuga ngo dore ibendera rya Yesu riramanitse. Nawe rero wifuze kugira ngo mu bibazo duhura nabyo ujye uharanira ko ijambo ryuvuze riri butume Kristo avuga ngo dore uriya mwana arampagarariye, dore uriya mupasiteri aravuga ibigendanye n'ibyo namubwiye, uriya muririmbyi arahamya Kristo, uriya mugore ahagaze mu mwanya nshaka kugira ngo ahagararemo. Ngo kandi umpamiriza mu isi, nanjye nzamuhamya imbere ya Data wa twese n'abamarayika. Dukwiye rero guhamya. Iyi ni mesaje ikomeza gutuma umuntu akomeza kurushaho kwizera, ni mesaje ikomeza gutuma tugira imbaraga, kandi ntihakagire ikiduca intege, kabone n'ubwo twahura n'ibibazo uko bingana kose. Nta kibazo na kimwe Kristo atabasha kutuzamuraho, kugira ngo kuko ari hejuru ya byose, kandi umwami twizeye n'umunyamaboko. Rero mbifurije gufashwa n'iyi ndirimbo igaragazamo amagambo tuyisanga mu n'ubundi mu ndirimbo zivuga ku ntambara,
ku wanditse iki gitabo agaragaza ko ari indirimbo igaragaza intambara. Ntabwo ari intambara komu la guerre yo durwana hano mu isi, ni intambara y'umwuka yo gutuma ubwami bw'Imana bukomeza kwamamara, kugira ngo n'ubundi bwaguke kandi abantu bazagire ku bugingo bw'iteka nk'uko umwami wacu yabidusezeranije. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibaho umugisha.